Sister ngwino udusuhuze. Ngwino udusuhuze. Yes, ngira ngo rero uyu musanze mumuzi kuri channel yangu Fashe TV. Abafana bacu asuhuza abafana. Yes, ngayigendere rero mu kanya dufite uyu munsi turi bwibande ubwo turashaka kugira ngo dufashe abantu badukurikira hano kuri Fashe TV. Turashaka twihaye gahunda yo kuzajya tubategurira live, kitegura kuzajya tubakorera ama video, ariko noneho tunakoresha live kuko nibyo byiza. Benshi badusabye abafana banjye, ngira ngo mbanze mbashimire, mbaye ikaze mwese muri kuza kuri live yacu. Murakora like, mukore subscribe nimba aribwo ukigera kuri Fashe TV. Yes, isomo rero tugiye kwiga uyu munsi. Noneho dufite igitabo. Dufite noneho igitabo sasa. Okay. Tugiye kureba ya moto yacu nkuko mubizi. Twari tumaze iminsi tufite episode ya gatandatu ndumva ariyo turiho, ariko uyu munsi tugiye kwiga episode ya 7. Nitumara kubona episode ya 7 turaza kureba episode ya 8, turebe episode ya 9, turebe na episode ya 10. Yes, uyu munsi rero dufite n'umwari n'umutegarugori, nawe arahari. Dufite umusista nawe ari butwereke ibyo amaze kwiga nk'umunyeshuri umaze gudukurikira. Ngira ngo yabanza akaza akabasuhuza mbere ko dutangira amasomo. Naze hano aze adusuhuze. Sister ngwino udusuhuze. Yes, ngira ngo rero uyu musanze mumuzi kuri channel yangu Fashe TV. Abafana bacu asuhuza abafana. Yes, ngayigendere rero mu kanya turakomeza rero twiga amasomo yacu anga kuri Fashe TV. Murakoze. Uyu rero ni mwarimu wanyu Emmanuel. Uyu munsi rero episode ya 7 tugiye kureba ni yihe. Episode ya 7 tugiye kwiga, wowe ukurikiye hano kuri Fashe TV. Episode ya 7 ya 6 turibukiranya ko twize ibintu byose bigize moto. Twabonye amahembe, tubona reservoir, ibice bigize moto, tubona intebe yo kwicarwaho umugenzi ndetse n'umuyobozi, tubona naho aho ahagenewe kwicarwa imizigo. Tukuvuga ngo rero ibyo byose twarabibonye, twanaberetse ututuntu twose, tubereka hose. Niyo episode ya 6 twasozerejo. Episode ya 7 rero irazivuga ite? Episode ya 7 iravuga ngo gukoresha neza ambrillage. Yes, gukoresha neza ambrillage. Reka nongeye mbisubiremo neza kugira ngo abantu bankurikiye kuri Fashe TV babimenye. Gukoresha neza ambrillage. Iyi niyo bita ambrillage. Iherereye mu kaboko k'ibumoso. Ikoreshwa gute sasa cyangwa se ifatwa ite? Uko ambrillage tuyifata, ukurura kano kantu ukagahuza neza, ukagahuza nanga ku mahembe. Iyi niyo ambrillage. Noneho kuyirekura ntabwo urekura gutya, no, uyirekura gake. Reba, uyirekura gutya gake. Wowe nkurikiye kuri Fashe TV, uyirekura gake kugeza igihe igiye. Yes. Noneho rero reka turebe ese ikoreshwa gute, ikoreshwa kubera iki. Ambrillage tuyikoresha mu buryo bubiri. Bubiri. Ucyambere dukoresha ambrillage tuyikoresha mu gihe tugiye gushyiramo vitesse, igihe cyose tugiye gushyiramo vitesse n'igihe cyose tugiye kuyikuramo. Icyo gihe ubwo ni uburyo bwa mbere. Dukoresha ambrillage mu gihe tugiye gushyiramo vitesse, cyangwa se tugakoresha ambrillage mu gihe tugiye kuyikuramo. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri dukoresha ambrillage igihe cyose uzaba ushaka kugabanya umuvuduko, wirinda yuko moto yawe izima kuko haba harimo vitesse,
ufata amburiyaje noneho ugafata feri gake gake kugeza igihe moto ihagarara. Ni ukuvuga ngo rero kirazira gufata feri mu gihe uri kugenda harimo vitensi noneho ukabikora nta amburiyaje ufashe. Ibyo ni mu bintu tugiye kubereka, narindi kubasobanura. Yego, cyangwa se ngo uvuga ngo ugiye gushyiramo vitensi udafashe iki amburiyaje, cyangwa ngo uvuga ngo ugiye gukuramo vitensi udafashe iki amburiyaje. Igihe cyose ugiye gukora ushyiramo vitensi, igihe cyose ugiye kuba ugiye guhagararaho gatoya shyiramo fata amburiyaje. Okay, sawa rero. Noneho rero reka tugende mbereke urugero akantu kandi. Twabonye ko amburiyaje tuyikoresha mu gihe tugiye gushyiramo vitensi. Okay, turabanza twatse moto yacu. Reka wenda korera ahangaha mubirebe neza. Oya nawe hari ukuntu bakaraga ku kanari. Donc ni ukuvuga ngo reba ukurikira ahangaha, urabanza watse moto, turatangiye. Sindakoresha amburiyaje, impamvu nuko twavuze ko amburiyaje ikoreshwa igihe cyose tugiye gushyiramo iki vitensi. Urabanza ufata amburiyaje yawe, nurangiza uzamure kino kirenge, ahangaha ni hahandi hakoreshwa vitensi. Nurangiza uzamure cya kirenge kiremo iki vitensi, ubu nayikizemo. Abyumvishe? Nindangiza nyikuremo, ninyikuramo nabwo ndakumana amburiyaje mpite manura vitensi zivemo neza. Nuko nguko. Yes, nubwo buryo bwo kuvuga ngo amburiyaje ikoreshwa ryari, ikoreshwa mu gihe tugiye gushyiramo vitensi, ikongera igakoreshwa mu gihe tugiye kuyikuramo. Yes, noneho rero tugiye kugaragaza amakosa rero abanyeshuri bakunda gukora. Umunyeshuri ugitangira kwiga moto, amakosa akora igihe uhise ufata moto ukayatsa ugashyiramo vitensi nta amburiyaje ufashe. Reka turebe. Mubonye ikibaye? Ni ukuvuga ngo umunyeshuri ahashyizemo vitensi nta amburiyaje afashe, moto isizima. Ariko murebe mu gihe tubikoze harimo amburiyaje uko bigenda. Fata amburiyaje, dore nifata amburiyaje nashyiramo vitensi, nimara gushyiramo vitensi urabona hari ubwizimye wawe. Ariko noneho nindamuka nshyizemo vitensi nafashe amburiyaje, reba iyi sigirite irazimye. Murabibonye? Yes. Okay, reka rero turebe noneho ubundi buryo bwo gushaka ikindi twabonye mu gihe cya kabiri. Kiye kureba ikindi cya kabiri uburyo amburiyaje tuyikoresha ikitumarira. Igihe cyose ugiye guhagarika moto udafashe amburiyaje, mu gihe cyose ugiye guhagarara ugomba gufata amburiyaje. Ndaturuka hariya kugira ngo muze kubibona neza. Urebe kugira ngo hagarare neza. Ngira ngo murabibonye ko nari nyifite. Ariko dore amakosa rero, reba ikosa, reba ikosa. Umunyeshuri ashaka guhagarara adafashe amburiyaje. Reka tubirebe. Dore nta amburiyaje mfite kandi ndashaka guhagarara nayo. Reba. Mwabonye uno munyeshuri afashe feri nta amburiyaje afite, moto ihise izima. Mu kizamini rero kirazira kuzimya moto mu gihe uri mu kizamini utaragisoza. Batarakubwira ngo usoze ikizamini, biba bisaba kugira ngo ufate amburiyaje yawe uhagarare neza. Yes, ngira ngo rero murabibonye iyo episode ya karindwi nkuko twari turi kubigisha
ati se ambriyage ikora gute, ikoreshwa gute, ikoreshwa ryari? Ngira ngo murabibonye ko ambriyage tuyikoresha igihe cyose, umumaro wayo tuyikoresha mu gihe tugiye gushyiramo vitesse, tukongera tukayikoresha mu gihe tugiye kuyikuramo, tukongera tukayikoresha igihe cyose ushaka guhagarika moto cyangwa ugiye guhagarara, icyo gihe ufata ambriyage cyangwa ugabanya speed. Yes. Ngira ngo rero mite nsubiza ikibazo umunyeshuri yambajije hano online hano kuri muri comment, yarambaje ngo ese umunyeshuri abwirwa n'iki ko vitesse zashizemo muri moto mu gihe ayitwaye? Wenda nari kuza kubabwira kuri episode ya 9 kubera ko niyo turi bwige uburyo turi bwige kuri vitesse neza, ariko ni ukuvuga ngo ubundi ubibwirwa n'ibintu bibiri. Ikintu cya mbere kikumenyesha nimba ko vitesse zashizemo mu gihe utwaye moto, hano kuri tablo kilometrage hano imbere hari agatara k'icyatsi kazima. Ndagusubije wa munyesuri wowe wambajije iki kibazo. Ako gatara k'icyatsi yo kazimye, nako iyo kaka kaba kagaragaza ko nta vitesse nimwe irimo, bakita netre cyangwa point mort. None ariko iyo vitesse irimo kaba kaka, ariko iyo nayo kaba kataka. Ubwo rero bishatse kuvuga ko rero icyo kintu cyabikubwira. Ikindi cya kabiri, igihe ushyiramo umuriro nta vitesse irimo, irahuma ukumva ntigenda. Urugero wenda reka ndubereke kuri icyo kibazo ndi gusubiza cy'uwo munyeshuri. Murabizi ko hano nta vitesse n'imwe irimo, umva ruguma gusa. Reba urugero twari dufite vitesse ararangaye, vitesse dushyiramo, umva reba urugendo nta vitesse birimo nyine. Ibi nabyo byakubwira ko iyi moto nta vitesse ifite. Yes, mwihangane rero, muracyari kumwe na Ngufashe TV online kuri Ngufashe TV YouTube channel, Ngufashe TV kuri Instagram, Ngufashe TV kuri TikTok. Ubu ngubu tuba turi kumwe 5 kuri izo mbuga zose, ndetse kuri Facebook wo muzandika izina ryitwa Nzasabimana Emmanuel, ariyo mazina yanjye. Muzasangaho amashusho yacu tuba twigisha. Episode ya 7 rero naho yarirangiriye. Ndagusaba kugira ngo ube maso, utega amatwi kuri episode ya 8, kuko nayo tuzakomeza tugenda tubigisha gake. Ese kuri episode ya 8 tuziga iki? Episode ya 8 tugiye kureba uburyo dukoresha brake cyangwa se feri. Nibyo tugiye kwiga mu mwanya mutoya. Ciao, murakoze, mukore subscribe, nimukore urushinge kuri channel yacu ya Ngufashe TV. Merci beaucoup.